Ngiye kwifuriza ibihe byiza kandi aho uri hose nongera kukwifuriza kugubwa neza. Uyu munsi rero ngiye kutuganira cyangwa se turebe uburyo ki izino gari ya moshi mu byo zikoramo, tugende tunarebamo impanuka nyinshi zigenda ziboneka haba ku bantu haba ku nyamaswa, mbese tugende tureba izi gari ya moshi uburyo zikoramo. Akenshi gari ya moshi ubundi bifite umuvuduko mwinshi cyane, umuvuduko urengeje, nta kintu cyo kibasha kwihagarika, ntabwo yahagarika ku kanya ngo ubashe gukundira, kugira ngo ihagarare bisaba igihe. Urabona ko n'abanyamaguru zijyaho zikabagonga, inyamaswa nazo ziragongwa. Ntabwo rero ushobora kubona utwaye gari ya moshi ntabwo ashobora kubona ikintu mu nzira ngo abe yahita ahagarika nk'uko wenda se imodoka cyangwa se n'ibindi binyabiziga ushobora kuba wabihagarika. Gari ya moshi rero ntabwo ari uko bigenda. Kino kiganiro rero ngo ikaze, ni ikiganiro tugiye kuganira turebera hamwe izi gari ya moshi uburyo zikoramo n'uburyo zigendamo, ndetse tunareba impanuka zigenda zibaho haba ku nyamaswa ndetse no ku bantu. Nibutsa ko iyi ni Byo5 TV kandi ngushimira wowe ukunda kudukurikira, ndetse shimira wowe wakoze subscribe, ni iby'agaciro cyane. Nawe utarakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ubashe kwikora, bityo ubashe kubana neza mu biganiro byacu. Rero nitwa Tom, ngiye kubana muri kino kiganiro. Ubaha ikaze ukikwe n'iyi video, kandi icyo musaba urebe no video urindi irangira kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza, umenye ese izi gari ya moshi bigenda gute, kugira ngo ejo nugera mu gihugu zirimo cyangwa se ukayibona rwose, niba hari ikintu kiri mu nzira ntuzirwe wigora wenda ngira hagarara, nta kintu wakora ngo ihagarare, yaba ari umuntu yaba ari ikintu byanze bikunze iri kigonge. Rero ngo ubaha ikaze ntucikwe. Rero ubundi ubusanzwe gari ya moshi iba ari ndende cyane, iba ari ndende ku buryo bushoboka, usibye ko hari n'izindi zaje ziba ari ngufi usanga atari ndende cyane, ariko ubundi gari ya moshi iba ndende mu buryo bushoboka. Kugira ngo uri kureba nk'iyi nka kuntu yari imbere aho ngaho, reba ukuntu kireshya. Kugira ngo ube watekereza ngo ugiye ko wayihagarika wenda se ngo ni umuntu urimo cyangwa se ni itungo, ni ibintu bidashoboka. Ni ukuvuga ngo gari ya moshi iramutse ihagaze kubyo wenda uyitwaye ari nk'ikibazo yagize akaba yashaka kwihagarika ari nka hano, nibura ishobora kuba yaza guhagarara irenze nk'umumetero 10 kugira ngo ibe yabasha kuba yahagarara. Rero ntago ushobora kuvuga ngo wayihagarika ngo bikunde. Rero akenshi inyamaswa ntago nuko nta bwenge ziba zifite, kizo ni inyamaswa nkeya zigiye zifite ubwenge wenda zifite kuba zabasha guhunga ibyago. Rero inyamaswa zimwe na zimwe ntago zimenya ngo iki kintu kiri buzigonge, cyangwa se mbese nyine reba nk'izi kuntu zikwirukanka, ntago ziba zizi ikiri buzibeho. Niyo mpamvu rero akenshi inyamaswa ziragongwa. Amatungo, abantu bafite amatungo hafi y'aho imihanda ya gari ya moshi inyura, rwose impanuka zibaho cyane, amatungo akagongwa. Rero muri iyi myaka turimo cyangwa se muri no vision turimo tugeramo, natwe gari ya moshi ushobora kugira icyo ukabona igeze iwacu. Rero niyo mpamvu ngira ngo turebe neza ese gari ya moshi gute twakwitwara nayo mu gihe tubonye gari ya moshi. Uzi ko gari ya moshi yoroshya ubucuruzi, yoroshya ibintu, yoroshya ubuzima, ibicuruzwa bikaboneka mu buryo bworoshye, ibicuruzwa bikatugeraho mu buryo butatugoye. Kuko gari ya moshi ni kimwe mu bwikorezi bushobora gutwara ibintu byinshi icyarimwe kandi bikagerera aho bigomba kugerera icyarimwe nta kibazo bihuye nacyo. Babyumva ko rero tuvuge nk'imodoka wenda ivuye Dar es Salaam ku Cyambu, tuvuge n'indi bintu bivuye mu Bushinwa bikava mu Bushinwa birimo biza muri Afurika, byanze bikunze biranyura mu nyanja bigerere Dar es Salaam ku Cyambu, zave ku Cyambu wenda ikamyo igende, nimara kugenda izagira wenda aho urugero wenda izagira nk'Ikigali hashize igihe kinini, hashize iminsi, kandi ibintu izanye bari duke cyane kurushaho gari ya moshi yazanye ibintu byinshi. Rero gari ya moshi ifite gutwara ibintu byinshi icyarimwe, igatwara ibintu by'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo ishobora kugira ngo kuri sitasiyo yayo hamwe namwe igahagarara bagakuramo ibyabo, igakomeza n'andi ikabakuramo ibyabo. Rero gari ya moshi ni uburyo bw'ubwikorezi bwiza cyane, kandi umuntu avuga ko wenda buhendutse kubera ko bwo butwara ibintu byinshi icyarimwe. Rero mu bihugu bimwe na bimwe bigiye birimo gari ya moshi bo barabizi, iyo ubonye gari ya moshi cyangwa se ukabona reba nko mu muhanda urebe n'amatungo ya moshi yagiye ikandagira,
menshi wenda ajya kwitwa n'ibyuma byo hagati, ukundi gari ya moshi hagati uramutse ubaye nk'urimo hagati ushobora guca hejuru ko mo ndani hagati harimo akanya, ariko iyo ugize ibyago ugafatwa ku ruhande kuri bino byuma byayo, byanze bikunze iragukubita cyangwa se ikagusya. Ndebera nk'uyu muntu ukuntu baba barimo bambukiranya umuhanda, ariko mu by'ukuri abonye ije yirukanka ahita ikinyabiziga cyari afite akijugunyamo hagati y'umuhanda arakirekura. Ndebera nawe ukuntu igenda igonga amatungo, ndebera rwose nawe ndebera. Ni ukuvuga ngo rero gari ya moshi ni icyitonderwa cyane, ntabwo ari ikintu uruze guhagarika ngo ugite kihagarara, ntabwo ari ikintu uruze kubwira ugitwaye ngo hagarara reka data. Ni ikintu gifatiraho kandi kiba gifite umuvuduko uri hejuru cyane. Niyo mpamvu rero dukwiye kwiga tukamenya, mbese ejo natwe tugize duke tukabona tugize cyangwa se mu bihugu byacu hanyuzemo umuhanda wa gari ya moshi, ati se byagenda gute? Ni icyitonderwa rero, kuko gari ya moshi ntabwo wavuga ngo urayihagarika, ntabwo wavuga ngo, ndetse hari n'ubwo yajya abona ikosa zikanagongana, kuko gari ya moshi irinze ifatiraho ibifatiriho. Urabizi ko mu bihugu byacu bigiye bitandukanye, wenda nko muri Tanzania ho gari ya moshi zigakoreshwa. Rero n'abantu bagiye n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, abantu bagiye bazi neza uko izi gari ya moshi nakwiye kuzitwaramo, biragoye ko wavuga ngo gari ya moshi wabona ikintu kiri mu nzu wagikura mu nzu, ntibishoboka. Tayari kuba kirimo igare nuko cyaba cyamaze kurangira, yaba ari umuntu cyangwa se yaba ari n'ikintu. Nanone kandi ikindi bivuga ko gari ya moshi ibifite urusaku ruvuga, ibifite ijwi riri hejuru cyane, kuko ishobora kugenda isakuza ku buryo umuntu ashobora kuyumva. Rero ushobora kuyumvira kure cyangwa metero nk'icumi cyangwa se 20 kuza ukumva biravuga, wenda ukagira cyari kure, ariko no kugera bamaze kugeraho. Niyo mpamvu uciyumva itukura ikintu cyose uri kwamuza, cyangwa se nawe ubwawe uve mu nzira witekereza ngo ndi kwiyumvira kure, wenda ngiraza ngukundiraho, reka ntibishoboka. Uciyumvira kure cyane nayo yamaze kugeraho rwose, kuko ifite umuvuduko uri hejuru cyane. Urabona ko inyamaswa zigiye zitandukanye ziraharangirikira zikapfira. So rero reba nk'inzovu ayikandagiye. So rero ni ukuvuga ngo gari ya moshi ni icyitonderwa. Gari ya moshi ni icyitonderwa, ni ikinyabiziga utabasha gukontorora nk'uko ukontorora ibindi binyabiziga. Kubibande n'inzovu zakandagiye. Gari ya moshi ni ikinyabiziga gifasha mu bucuruzi, gifasha mu bwikorezi, ariko nanone gitera impanuka nyinshi, kuko ntabwo impanuka igari ya moshi ikumirwa, ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Rero uri kumva aho uri hose, aho uherereye hose, ntabwo gari ya moshi impanuka yayo ikumirwa. Aho uzayibona hose uzamenye yuko impanuka ya gari ya moshi idakumirwa. Niyo mpamvu rero nagira ngo turebe neza, twitegereze neza, ese umunsi wacu haje gari ya moshi, ese twakora iki nk'abaturage cyangwa se nk'abantu kugira ngo natwe bizatugireho umumaro, kugira ngo biduhombye. Urabona ko hagati ya gari ya moshi hageremo umwanya, ariko wibeshye gato cyane itikurya neza cyane. So rero gari ya moshi ni kimwe mu bintu bifasha, ariko nanone gari ya moshi ni kimwe mu binyabiziga bitera impanuka, bitera accident nyinshi cyane, kubera ko ntago ibasha kuba wayikumira. Kandi mwibutsa ko ibi ni byo Fiber TV. Niba utarakora subscribe wayikora, ko iki nicyo gihe. Niba utarakora subscribe wayikora. Wayikora kabisa. Kandi ino video ukayisharinga inshuti zawe zikabasha kumenya. Kandi by the way, mane no kubifuriza impera z'umwaka mwiza, umwaka dushoje
ndetse mboneraho no gushimira abo twabanye muri 2024 kandi ndizera ko tuzakomeza no kubana 2025. kandi nimba utarakora subscribe iki nicyo gihe kugira ngo twinjire muri 2025 dufite impinduka nshya, dufite ibintu bishya byo kwiga, dufite ibintu byiza byo kugeraho cyane. Rero dukomeje ikiganiro cyacu gari ya moshi mu bihugu bigiye birimo akenshi abantu bagiye baturiye hafi y'imihanda yayo. Ya gari ya moshi ni icyitonderwa kuko yaba ari inyamaswa zaba ari abantu, icyo ari cyo cyose isanze mu nzira iragikubitana, ntabwo ikireba izuba rwose. Gari ya moshi nta mikino, nta mikino igira gari ya moshi. Inyamaswa nyinshi zakorera impanuka, niyo mpamvu tugomba kwirinda kandi tugashyiramo ubwenge iyo tubonye ikintu gishya, ko buriya ikintu cyose kiba gifite